Ndagusuhuje nshuti muvandimwe, wifurije igitondo cyiza. Dukomeje kwiga aya mahame y'ubuzima dukesha igitabo Inama ku mirire n'ibyo kurya. Turi ku gice cya 8. Uyu munsi tugiye kureba ingingo ikomeye cyane iri kuri paje 152 ndetse na paje 153. Ni ingingo ebyiri. Iya mbere iravuga ngo gusengera ku gicaniro cy'umururumba. Gusengera ku gicaniro cy'umururumba. Iya kabiri ikavuga ngo intsinzi ya Kristo iri mu ruhande rwacu. Amen. Ni ku kagingo ka 236. Imana yahaye ubwoko bwayo umucyo munini, nyamara nanone ntitwashyizwe aho ibigeragezo bitabasha kugera. Ni bande muri twe bashaka ubufasha buturuka ku kigirwamana cya Ekuroni? Ni bande muri twe bashaka ubufasha buturuka ku kigirwamana cya Ekuroni? Nibarebe kuri iyi shusho idaturutse mu ntekerezo. Ni mu bantu bangahe ndetse no mu badivantiste b'umunsi wa karindwi wabonamo imico y'ingenzi ikwiriye kuranga abana b'Imana? Ni bangahe? Umurwayi umeze nk'ufite ubwenge nyamara utava ku izima kandi wuzuye inarijye, yemera ko adaha agaciro amategeko agenga ubuzima bw'umubiri, ayo twahawe n'ijuru ngo atuyobore nk'ubwoko bw'Imana. Yifuza kurya ibyo kurya biteguye mu buryo buhaza irari rye ryangiritse, aho kugira ngo yicare ku meza ateguyeho ibyo kurya bifitiye umumaro ubuzima, ahitamo kujya muri za resitora, aho ashobora kurya nk'uko irari rye ribimutegeka. Nk'umuntu uvugana imbaraga yo kwirinda, ntiyita ku mahame yabyo. Ashaka gukira ariko ntiyifuze kugira icyo akora na kimwe cyo kwigomwa. Uyu muntu aba asengera ku gicaniro cy'umururumba. Uyu muntu aba asenga ikigirwamana. Ubushobozi bw'umubiri we bwagombye kwezwa no kwiyubahisha kandi bugakoreshwa mu kubahisha Imana, ariko bwaciwe intege busigara nta kamaro. Ukutita ku mategeko agenga ibyaremwe byamuzaniye ingaruka yo kugira imico y'uburakari, intekerezo zidatuje n'intege nke z'imikaya. Nta bushobozi kandi ntabasha kwiringirwa. Reka turebe noneho ingingo ya kabiri ivuga ngo intsinzi ya Kristo iri mu ruhande rwacu. Nubwo tubasha kugerwaho n'ingaruka z'uko twirengagije amahame y'ubuzima, tukagira imico y'uburakari, tukagira intekerezo zidatuje, intege nkeya mu mikaya, kandi bikadukururira kuba abantu badafite ubushobozi kandi batabasha kwiringirwa. Ariko Imana ishimwe kuko yaduteganyirije intsinzi. Niba tuyemeye, intsinzi ya Kristo iri mu ruhande rwacu. Mu butayu bw'ibigeragezo, Kristo yahuye n'ibigeragezo byo ku ruhembe rw'imbere byagombaga guhitana umuntu. Ari wenyine gusa, aho niho yahuriye n'umushukanyi wakoresheje ubuhendanyi bwe n'uburyarya, maze Yesu aramutsinda. Amen. Igishuko cya mbere gikomeye cyari icyo guhaza irari ry'inda. Icya kabiri cyari icyo kwihandagaza. Icya gatatu cyari icyo gukunda iby'isi. Ni bitatu. Satani yari yarigaruriye ingabo ze amamiliyoni kubwo kuzishukisha guhaza irari n'umururumba, kubwo guhaza ibyifuzo by'irari n'uburyohe. Urwungano rw'imyakura rurakabuka, maze ubushobozi bw'intekerezo bugacika intege, bugatuma ubwonko budashobora gutekereza uko bukwiriye
kandi butuje. Intekerezo ntiziba hamwe, umuntu agahora ajagaraye. Ubushobozi bwazo bwo hejuru kandi bwiyubashye buravangirwa kugira ngo buhaze irari rya kinyamaswa, maze ibyera iby'agaciro k'iteka ryose bigakerenswa. Iyo rero iyo ntego igezweho, Satani azana ibindi bigeragezo bye bibiri, maze ibyo bigeragezo kwinjira bikamworohera. Ibishuko bye byinshi biza bikomotse kuri ibi bigeragezo uko ari bitatu. Ubwo ni ibihe? Igishuko cya mbere gikomeye ni icyo guhaza irari ry'inda. Icya kabiri ni icyo kwihandagaza. Icya gatatu ni ugukunda iby'isi. Muzabisome muri Matayo igice cya 4, nibyo Kristo yageragejwe. Ibishuko bye byinshi biza bikomotse kuri ibi bigeragezo uko ari bitatu. Mu byigisho byose tugomba kwigira mu kigeragezo cya Kristo, cya mbere nk'umwami wacu, nta gikomeye cyane nk'icyerekeza ku kwihanganira irari ry'ibyo kurya no kwifuza k'umubiri. Ni nacyo cya mbere Satani yahereyeho kuri Kristo. Rero mu bihe byose ibigeragezo byerekeye ku kwifuza k'umubiri nibyo byagaragayeho kwangiza no gutesha umuntu agaciro. Ibya Esawu twarabibonye, kandi si we gusa. Binyuze mu kutirinda, Satani akoresha kwangiza imbaraga z'intekerezo n'imyifatire Imana yahaye umuntu nk'impano utabonera igiciro, bityo bigatuma umuntu atabasha gushimira Imana ibyo yamuhaye bifite agaciro k'iteka ryose. Abinyujije mu irari ry'umubiri, Satani ashaka guhanagura burundu mu bitekerezo ishusho y'Imana, kwirundumurira mu bikorwa bidafite gitangira, ndetse n'indwara zibikomokaho no guta agaciro byariho mu gihe cyo kuza kwa Kristo kwa mbere, nanone bizongera kubaho mu buryo burushijeho kuba bubi mbere yo kugaruka kwa Kristo kwa kabiri. Kristo avuga ko imibereho y'iyi si izaba imeze nk'iyo mu gihe cy'umwuzure, ndetse nk'uko byari bimeze i Sodomu n'i Gomora. Intekerezo z'umutima zizaba ari mbi gusa. Tugeze ku nkengero z'icyo gihe giteye ubwoba. Niyo mpamvu dukwiriye gusobanukirwa no kwiyiriza ubusa k'Umukiza. Uwo mubabaro w'indengakamere Kristo yihanganiye niwo waduha ikigereranyo cy'ububi bw'ibyo rari ridafite gitangira. Kwiyiriza ubusa kwande? Kwa Kristo. Uwo mubabaro w'indengakamere Kristo yihanganiye niwo waduha ikigereranyo cy'ububi bw'iryo rari ridafite gitangira. Urugero rwe rutwereka ko ibyiringiro byacu byo kubona ubugingo buhoraho bishingiye ku kureka irari no kwifuza kwacu bikagengwa n'ubushake bw'Imana. Imana ibidufashe iduhe kwishingikiriza kuri Kristo. Ibyo bizatuma dutsinda ikigeragezo nawe yatsinze cy'irari. Mbigusabiye mu izina rya Yesu.